yaba bo mu burasirazuba bwo hagati n'abo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ariko burya ngo ntirijya inama na muntu. Amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. Aho isi igeze kuri ubu, mwene muntu ayoborwa ubuhamya n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake, rihitana benshi. Bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita passwords. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka y'icuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo, bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroha ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorogomo y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga, kurikira ikiganiro Hirya y'Imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri radiyo Huguka buri wa gatandatu saa moya. Mu ikoranabuhanga tujya kuri ibiremwa bidasanzwe. Ku isi hagiye humvikana ibiremwa bidasanzwe. Ahangaha ndaguha urugero nk'ibivejuru byagiye byumvikana ko bisura isi bigakorana n'abatuye isi mu ibanga. Benshi bakanavuga ko iby'isi igezeho byerekeranye n'ikoranabuhanga akenshi na kenshi babifashwamo na aliens. Nyamara ko nyuma ya aliens haza n'ibindi biremwa bigiye bitandukanye, inyamaswa z'inkazi. Ibi byose byagiye bivugwa ko hari uburyo kibikorana n'abantu. Nyamara ariko kuri iyi si hari ibindi biremwa byagiye bikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga, byagiye bikorwa mu mishinga ikomeye bigizwemo n'uruhare na bimwe mu bihugu bivuga rikijyana. Aha ndaguha urugero rwa robo yitwa Sophia. Iyi robo imaze kuzenguruka amahanga iganira n'abakomeye ndetse n'abanyamakuru bakomeye ndetse n'ibihangange. Iyi robo itegerejwe n'i Kigali muri uyu mwaka. Ahangaha ni bimwe mu biganiro yagendaga igirana n'abakomeye bayibaza ibibazo bigiye bitandukanye, yewe na bimwe na bimwe by'amatsiko bagira ngo barebe koko uko ikora. Iyo vere nawe ukuntu yasubizaga. Aho uyu mugabo yatangiye asuhuza Sophia kuko bari kugenda bagirana ibiganiro, haraza n'undi aho agenda amubaza niba akunda Hong Kong. Uraza kumenya buryo ki iyi robo ya Sophia izaza Kigali ubwenge bwinshi ifite. Irasubiza. Oh, Sophia? That's kind of creepy. Okay. Sophia, what is God? In monotheistic thought, God is conceived of as the supreme being and the principal objects of faith. Sophia, do you like Hong Kong? I love it there. It's a wonderful place with beautiful plants and animals, lovely mountains with hiking trails, a peaceful, diverse city with low crime, and there's never a shortage of things to do. I can't wait to explore it more someday, and I'd highly recommend it to anyone. Ariko kandi ntago ari umuntu, ahubwo yahawe imisusire y'umuntu, yifashisha ubwenge bw'ubukorano, artificial intelligence. Ibya artificial intelligence nigize kubigarukaho mu kiganiro nakoze ubwo twagarukaga ku bwenge karemano abantu bashyira mu marobo cyangwa se mu zindi mashini zigakora iby'ikiremwa muntu cyagakoze. Nyamara ibi ngibi byose bikorwa bigira ingaruka ku kiremwa muntu, kuko hari igihe uzasanga ibi biremwa biri gukorwa cyangwa se n'ibindi biremwa bidasanzwe aribwo bizashyira iherezo ku kiremwa muntu. Aha ndagaruka ku bindi biremwa bidasanzwe bizwi nka zombie. Ibi biremwa bidasanzwe akenshi tukunze kubibona mu mafilimi birya abantu, ariko se bibaho biti? Kuri iyi si igice kinini cy'abantu gifite imyemerere ishingiye kwiyobokamana. Akenshi iyo myemerere usanga ivuga ko iyo umuntu apfuye hari ahantu ategereza icyo twita imperuka, aho benshi twemera ko bazahava ku munsi w'urubanza. Kuri rundi ruhande ariko haza abandi bantu bemera ko iyo umuntu apfuye ibyo biba birangiye ndetse ko nta n'ikindi gikurikiraho nyuma yaba. Hari n'abandi bavuga ko iyo umuntu apfuye roho ye cyangwa se ubugingo bwe buvukira mu wundi muntu cyangwa itungo, bityo imyitwarire ya wa muntu kagaruka ku isi neza neza imeze nk'iya wa wundi wapfuye. Ariko nyuma y'ibi byose twibwira bitandukanye, wari uzi ko noneho hari n'abandi bantu bapfa mu gihe gito bakagaruka ku isi bagifite umubiri nka wa wundi bahoranye. Kuri iyi nshuro tugiye kubaganira ku bantu bapfuye bivugwa ko bagaruka ku isi ndetse bakaza batandukanye nuko twari tubazi, kuko baza banywa amaraso y'abantu ndetse n'inyama z'abantu. Ibi abenshi tubibona mu mafilime akinwa, nyamara ariko tukabyibazaho benshi tukagira ngo n'ikoranabuhanga riba ryakoze biriya bintu.
ese mu by'ukuri zombie zibaho? Niba zibaho se ziba he ko tutajya tuzibona uretse kuzibona mu mafilimi? Ibi ndetse n'ibindi wibaza ugiye kubisobanukirwa mu kiganiro cyacu hirya y'imboni. Mu gutegura kuri iyi ngingo twifashishije filimi mbarankuru yitwa Unseried Conspiracy Files ya John B. Wells. Twifashisha urubuga rwa interineti rwitwa Unseried File n'urubuga rwa Wikipedia ndetse n'urwita Black Vault. Iki ni ikiganiro hirya y'imboni. Nitwa Peter Clever Nizeyimana, ngiye kubikuramburira neza cyane. Are you ready for something new? 105.9 FM. Get ready to experience the sounds of bwuko. Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu hirya y'imboni, ndagira ngo banze ngaruke ku ijambo zombie turi gusobanura neza, ubundi tugende interuro ku yindi usobanukirwe neza ku ibiremwa bidasanzwe tubibona ku isi. Uyu mushinga waturutse hehe, ukorwa gute? Ijambo zombie ryakoreshejwe bwa mbere mu 1819. Bivuga ko ari ijambo rikomoka mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi n'irindi ryitwa zumbi bisobanura uburozi. Mu nkoranyamagambo z'abanyaportugal basobanuye ko ijambo zombie ko ari imyuka izerera ku isi igamije guteza umutekano muke mu bantu. Mu gihugu cya Haiti ijambo zombie risobanura abantu bapfuye bakagaruka mu buzima. Icyakora ibitekerezo by'uko abantu bapfa bakagaruka byadutse kera, cyane cyane mu gihugu cya Haiti, bitewe n'uko ari igihugu cyajyanwagamo abacakara benshi. Byavugaga ko iyo abacakara bapfaga bagarukaga mu buzima bitewe n'uko bafuswaga nabi na bashebuja, bityo bakagaruka baje kwihorera. Ibi biremwa rero byakunze akenshi kugaragara mu mafilimi atandukanye nk'iyitwa Walking Dead ndetse n'iyitwa World War Z. Coming over the top! We have a breach salvation gate. They're coming over the wall. Biba bigaragara nk'aho ari abantu bapfuye nyamara bakaza kugaruka mu buzima bitewe n'impamvu zitandukanye. Mu mafilimi menshi dukunda kureba hakunze kugaragaramo abatera imiti abo bantu bapfuye bakongera kugaruka, ariko bakaza noneho barya abantu. Ndacyari mu gihugu cya Haiti. Mu gihugu cya Haiti kugeza na n'uyu munsi ni bamwe mu bantu bizera cyane cyane amadini yabo gakondo, kandi bakaba bakoresha amarozi ku buryo bukomeye. Ku muntu waba yarigeze kumva ibyitwa voodoo, ni ijambo rikoreshwa n'abapfumu cyane cyane muri Afurika y'Uburengerazuba, rikaba rero ari ijambo ryakomotse muri Haiti, aho usanga abizera voodoo bayifata nk'idini. Muri Haiti bemera neza ko iyo umuntu apfuye umupfumu ashobora kuza akavuga amagambo ku gituro cye, mu kanya nk'ako guhumbya akababaye zombie, cya kiremwa ndi kugarukaho kidasanzwe. Reka nicume ngaruke mu myaka ya vuba, ahagana mu mwaka w'1990 mu gihugu cya Haiti, uwitwa Wilfrid Dorcent yongeye guhura na se ari kugenda mu muhanda mu gihe hari hashize igihe kinini uwo muhungu bamushyinguye. Baje guhura baramenyana, icyakora kubw'amahirwe ntabwo yigeze amurya, ahubwo basubiranye mu rugo. Akimara kugera mu rugo yemeje ko igihe bari bari kumuhamba we yabonaga ibindi, ko ndetse hari n'izindi mbaraga zari aho ngaho ku gituro, ari nazo zaje kuza kumuvana mu gituro. Maze bamaze kumushyingura yemeza adashidikanya ko yahinduwe atakiri Wilfrid bari bazi, nubwo yagarutse mu muryango we. Ahandi kugaruka ku biremwa bidasanzwe dukunze kubona ku isi, nyamara ariko bikagaragara no mu mafilimi benshi tukibwira ko ari ikoranabuhanga ribikora. Nyamara ariko uko ikiganiro gikomeza kugenda gikomeza imbere uraza gusobanukirwa neza ukuri kwibi. Abahanga bakurikiranira hafi gahunda za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta muntu n'umwe ukwiye gusuzugura ibikinwa mu mafilimi, kuko babikina kubera impamvu kandi ifatika. Urubuga Unseried File dukesha ibi byose rwemeza neza ko burya buri kimwe uzabona muri filimi za Amerika kiba gihari cyangwa bari mu mugambi wo kugikora. Abahanga mu mwaka w'1920 nibwo amafilimi yasohokaga. Icyo gihe
yabaga arimo amatelefoni umuntu akozamo urutoki. Abantu b'ubu ngubu twebwe dukunze kuzita touch screen, ndavuga generasiyo ya vuba ahangaha. Nyamara igitangaje nuko muri iyo myaka na telefone zisanzwe ntoya zari zitarasohoka. Wakibaza ati ni gute touch screen zabaga muri ayo mafilimi icyo gihe, mu gihe twebwe nta n'imyaka 50 irashira hano mu Rwanda touch screen zibaye. Ndatekereza mu kinyejana cya 21 touch screen nibwo zaje mu Rwanda mu mwaka wa 2000. Bishoboka ko kuba zari zitunze bamwe cyangwa se zari zitari zanaza. Aha ndagereranyije na cyane ko ushobora gusanga hari abari bazifite. Nyamara ari ku rundi rugero nshaka kuvuga kugira ngo banze wumve ko ikintu reba mu mafilimi akinwa muri Leta Zunze za Amerika ukwiye kugiha agaciro. Ntago ari ikoranabuhanga ribikora, ahubwo rimwe na rimwe iba ari imigambi iri gutegurwa cyangwa se ahubwo iri hafi no kuba. Urundi rugero batanga ni mu mwaka wa 1998 ubwo hasohokaga inkuru ishushanyije cartoon igaragaramo ibitero byabaye muri 2001. Ni ibitero byibasiye Leta Zunze za Amerika bigasenya Pentagon. Ibi ngibi byigambye umutwe wa Al-Qaeda wari uyobowe na Osama bin Laden. Ibi byaje gutuma Leta Zunze za Amerika imuhiga kubora hasi kubora hejuru, maze baza gushirwa n'abaruko bivuganye umwanzi. Wakibaza utise ko byari bitaraba ni gute babikinnye mu mafilimi, nyamara kandi uko babikinnye bikaza kuza kuba neza nta gihindutse. Tugarutse ku ngingo yacu, abahanga benshi bemeza ko nubwo zombie bavuga ko ari abapfuye bagaruka, kuri ubu siko bimeze, kubera ko Leta ya Amerika ifite umugambi wo guhindura abaturage bisi amazombi mu rwego rwo kubasha kubagenzura neza cyane bakabacunga nta numwe ubayobye. Byemezwa neza ko kugeza ubu ubushakashatsi bugeze kure, kandi umunsi umwe igice kinini cy'abaturage bisi bashobora kuzahindurwamo amazombi mu kanya gato, nkuko tubikesha filime mbarankuru Unsolved Conspiracy File. Zombi ivuga ko hari uburyo bubiri abanyamerika bahinduramo abaturage amazombi mu kanya gato. Uburyo bwa mbere ni gukora umuti w'ifu uzanwa n'indege zikawunyanyagiza mu kirere cy'ibihugu bashaka ko gihinduka amazombi. Uhometse uwo muti wese agahinduka zombi gake gake. Uburyo bwa kabiri buvugwa ni uburyo bwo gukora zombi imwe maze bakayirekurira mu baturage ikagenda iruma umwe ku wundi. Uburumye nawe ahita ahinduka, bityo uwuhindutse nawe akimara kurumwa n'iyo zombi ahinduka zombi akanya gato akagenda ahinduka nkayo. Nimba koko iyi gahunda iriho, uburyo bwombi bwaba bworoshye cyane. Bamwe bashobora kubihakana bitwaje ko ari ibinyoma. Hari gihamya zigaragara kuko kizi zombi ziriho cyangwa se ibi biremwa tureba muri filime biriho. Uyu yitwa Steven Scholzman, ni umwarimu akaba n'umuhanga mu by'ubuzima muri kaminuza ya Harvard. Ahanga yavuze ko zombi ziriho koko, kandi ko kwisi zihari, ahubwo ibyo tubona atari inzozi cyangwa se bitakabaye bidutungura. Yabivuze muri aya magambo. Zombies are here at a TED Talk. They're here. Yeah, they're here. It might not be what you think. I mean, if you see zombies, you're going to want to run, right? And this is about escape. That's the theme today, escape. Except, I don't know, man. When I think of escape, it's something different. I think of the South Pacific. I think of majestic mountains. I think of movies or Niba ushobora kuba utekereza ko nta wakora ibyo, wibuke ko indwara z'ibyorezo zikomeye, zaba indwara zandura cyangwa se zitandura, zakozwe n'abantu kandi bagamije kuzitera abantu bagenzi babo. Indwara nka sida, ebola, ibicurane by'ibiguruka, syphilis ndetse n'izindi benshi babana nazo mu buzima bwa buri munsi, zakorewe mu nzu z'ubushakashatsi laboratoire, kandi bazikoze bazi neza ko zizaterwa abantu bagapfa. Ni indwara zandura kuko uwanduye nawe azanduza undi, ukayanduza undi kenshi utazi ko unayirwaye. Niba rero wibaza ko ibyo nta wabikora cyangwa Imana itabyemera, wibuka ko nibyo byakozwe, zigaterwa abantu bazima kandi ku bushake, mu gihe kandi abaziterwaga batabizi. Ni kenshi ujya wumva ko hari inkingo runaka ziri kugeragerezwa ku bantu, nyamara ariko wibuke ko n'ahangaha bitangira bari kuzigerageza. Kuri iyi ngingo ndagenda mbaha ingero zigiye zitandukanye. Ushobora kuba wibaza iki kibazo, icyo wamenya nuko ni henshi cyane, ariko twabateguriye zimwe mu ngero nkeya zifatika.
tariki ya 26 Gicurasi muri 2012 mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika, umugabo witwa Rod Eugene yaturutse inzu y'ubushakashatsi yabarizwagamo muri uwo mujyi, maze araza arya umugabo witwaga Ronald Popo wiberaga mu muhanda kubera ko atagiraga haba. Abaturage bakwirakwiriye imishwaro. Yaraje amukuramo ijisho ry'ibumoso, igice kimwe cy'izuru ndetse no ku ruhu arahangiza cyane n'isura ye, hafi ya yose yendaga kuyimaraho. Bamwe baketse ko yaba acitse, abamucungaga batabizi, abandi bakeka ko yarekuwe ku bushake mu rwego rw'isuzuma ngo bamenye nimba kuko ubushakashatsi bwabo buri gukora. Gusa byarangiye abaturage ntacyo bamenye kuri Rod Eugene. Yararashwe arapfa ubwo polisi n'igisirikare bageragezaga kumufata ngo bamusubizeyo akababera ibamba. Urundi rugero, tariki ya 31 Gicurasi 2012 ni muri uwo mwaka ahitwa Baltimore ni muri Maryland, naho ni muri leta zunze za Amerika. Uwitwa Alexander Kinywawa ni umunyakenya wimukiye muri Amerika, yaje gukuramo umutima umusore babanaga, arawurya neza ndetse uwo mugenzi we ahita yitaba Imana. Ibyo byose rero abenshi bemeza ko atari ibintu bipfa kuza gutyo gusa, ahubwo harimo na bumwe mu bushakashatsi buba bwarakorewe kuri abo bantu, cyangwa bakaba baratewe imiti twavuze haruguru kugira ngo bahinduke zombie nibarangiza bajye gukora ubundi bushakashatsi ku bantu basanzwe barebe ko iyo miti yakozwe. Turi ku biremwa bidasanzwe, tukomeje kureba mu mafilimi, nyamara tukwibwira ko ari ikoranabuhanga ribikora. Urakomeza gusobanukirwa n'ukomeza gukurikira iki kiganiro. Ahagana mu mwaka w'1953 Amerika yatangiye ubushakashatsi bwo gukora ingabo bazikuye mu mirambo y'abapfuye ariko bataramara igihe cyangwa abantu batarapfa neza. Ni umushinga bafashijwemo n'Abadage bakoreraga Adolf Hitler mu ntambara y'isi, ariko Amerika ikimara kubafata yabasezeranyije ko itazabakurikirana, ariko nabo bagafasha Amerika muri uwo mushinga. Zimwe mu mpamvu Amerika yashakaga abo basirikare ni ukubera ko bifuzaga abasirikare bajya ku rugamba batumva uburibwe ndetse nta n'ibitekerezo bindi bafite uretse urugamba gusa. Kuva ubwo rero bageze aho bava ku bapfumu batangira gutekereza guhindura abazima mu zombie. Nimba mvuga zombie wumve bya biremwa bidasanzwe. Mu kwezi kwa gatanu muri 2011 mu mujyi wa Atlanta ni muri leta ya Georgia, ikigo cy'abanyamerika gishinzwe kurinda no kurwanya indwara y'ibyuririzi CDC cyashyize hanze bumwe mu buryo abaturage bakwifashisha mu gihe waba utewe cyangwa igihugu gitewe na zombie, bya biremwa bidasanzwe birya abantu. Mu busanzwe rero urwo rwego nk'urwo rwa leta ntago rwashyiriho amabwiriza yo kurinda ikintu kitabaho. Impamvu bashyizeho izo ngamba ni uko bazi ko zombie ziriho kandi ko zigomba gukora akazi zashyiriweho, kandi ko zishobora kubatera igihe icyo ari cyo cyose. Ingingo simusiga kumvisha neza ko ibi biremwa tureba muri filimi biriho. Mu mwaka wa 2011 kandi mu mujyi wa Kansas ni muri leta zunze ubumwe za Amerika naho hamuritswe inzu zishobora kwifashishwa haba habaye ibyago bitunguranye, harimo n'igitero cya zombie, igitero cya bya biremwa bidasanzwe birya abantu tureba mu mafilimi tukagira ngo ni ikoranabuhanga ribikora. Ni inzagaze agaciro ka miliyoni y'amadolari, ni ukuvuga amanyarwanda asaga miliyoni 900 yose. Ifite ahantu hashobora kubikwa ibyatunga umuryango wose mu gihe kinini. Ifite amazi ahagije, ifite umwuka uhagije, kandi ikaba yubatse imanuka ikuzimu. Ububatse izo nzu Bwana Larry Hall akaba ari engineer, yavuze ko yahereye mu 1960 akora pula y'iyi nzu. Igishushanyo mbonera cy'iyi nzu nibwo yatangiye kugikora. Ugendeye kuri ibi byose rero biragoye ko hakana ko zombie zibaho. Leta ya Amerika yaba yarazikoze cyangwa iri kuzikora. Ni ibiremwa bidasanzwe kenshi dukunze kubireba mu mafilime tukagira ngo ni ibintu by'ubushushanyo cyangwa se n'irindi koranabuhanga abanyamerika bakoresha bakina ayo mafilimi. Twagarukaga kuri ibyo biremwa, wasobanukiwe uko byakozwe, byaturutse ku mushinga bafashijwemo n'Abadage. Mu kindi kiganiro tuzakurikizaho tuzagaruka ku bindi biremwa bidasanzwe noneho byo byibera mu mazi. Ndakurarikira kuzakurikira icyo kiganiro. Kini kiganiro hirya y'imboni ni ikiganiro cya Radio Huguka. Mugikurikira ku wa gatandatu saa moya za mu gitondo no ku wa kabiri saa moya za nimugoroba. Njyewe ukibategurira nkanakibagezaho nitwa Peter Clever Nizeyimana. Ushobora gukurikira kandi incamake z'iki kiganiro kuri Facebook page yacu y'ikiganiro cyacu hirya y'imboni.
ndetse n'ibindi biganiro tugenda tubakorera mwakunze naho mwabihasanga. Tuzasubira ubutaha. Byaba bo mu burasirazuba bwo hagati nabo mu burengerazuba bw'isi bagiye kure mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ariko burya ngo ntirijya inama na muntu. Amamodoka za rutema ikirere n'ibyogajuru umunsi ku wundi birasandara. Aho isi igeze kuri ubu, mwene muntu ayoborwa ubuhamya n'ikoranabuhanga rigaburira abatari bake, rihitana benshi. Bifashishije imbuga nkoranyambaga, hari kandi n'abashukashuka kugeza n'ubwo babaha amakuru ashobora gutuma bamenya amwe mu magambo y'ibanga bakoresha, ayo bita passwords. Abo bose ntibigeze bita ku ngufu z'umurengera mwene muntu atakaza agura ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga, bahitamo kumutanga mu bigo byinshi by'ubutasi akorwaho amaperereza atandukanye bishobora no kujyana ubuzima bwe. Uko imyaka yicuma niko abantu barushaho kwaguka mu bitekerezo, bagafunguka amaso bashakisha inzira bafasha koroshya ibyo bakora binyuze mu ikoranabuhanga ryabaye nk'indorogoma y'iterambere y'abatuye isi. Ibi n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga kurikira ikiganiro Hirya y'Imboni. Ni ikiganiro uzajya ukurikira kuri radiyo Huguka buri wa gatandatu saa moya. Mu ikoranabuhanga tujya kuri